Wi enema ndo topi ene kuta zerere boshena si ka enema ndo lawi mimi topi ene kuta la si zerere bo ngavuga ngo mwami Yesu nanze satani imihango ye yose nimara kumva ijambo ryawe nemeye kugera ikirenge mu cyawe nemeye kubatizwa mu mazi menshi twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Festival 21 mwebwe mudukunda muherereye hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu nizere ko mumeze neza turabashimira mwebwe mwakoze subscribe kuri channel kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubategurira bibagereho gatanu kuri gatanu. Uyu munsi turi ku mugezi wa Nyabugogo hano hafi za Karuruma tugiye kureba bano bantu bari gusenga. Eske ni iki bariho basengera? Ni igihugu cyabo? Ese bariho barasengera ingo zabo? Ese mu byukuri ni iki koko bariho basengera? Byinshi tugiye kubiganiraho, ndabizi neza ko muri buze kudukunda. Ni Festival 21 ntimujye kure. Nabibabwiye rero bakunzi ba Festival 21 ngira ngo muri kubibona ko ahangaha turi harimo abagabo n'abagore baje gushima Imana. Ibyo ari byose ushobora kuba wibaza byishute se mu byukuri koko baje gushima Imana bagamije iki? Buriya hari ibintu byinshi umuntu asengera. Ikintu cya mbere ushobora kuba uri gusengera ibibazo biri mu rugo rwawe, ushobora kuba uri gusengera igihugu cyawe ngo gikomeze gitera imbere, cyane cyane muziko u Rwanda twagiye duhura n'ibibazo bitandukanye, ariko uyu munsi ntekereza ko ibintu bimeze neza, niyo mpamvu dukomeza tukaragiza igihugu cyacu Imana. Ikindi nuko harimo abagabo n'abagore bashima Imana, kandi harimo n'abana batoya nabo ntekereza ko ubu ngubu bari kwigira ku birenge by'ababyeyi babo. Rero mukanya turaza kuganira na bamwe nibaramuka badukundiye, hari ubwo batandukundira by the way, hari ubwo batanadukundira kuko bari mu mavuta, bari mu mavuta ngira ngo muri kubibona. Harimo abakobwa, harimo n'abasore. Birashoboka ko cyane ko tujya twumva ngo ingo zirasenyuka hirya no hino. Birashoboka ko hari umusore waje gusengera urugo azashinga, birashoboka ko hari umukobwa waje gusengera urugo n'ubundi azashinga, hari n'umubyeyi waje gusengera urugo rwe. Nitugira amahirwe turaganira nabo byinshi tugende tubimenya. Ntimujye kure rero, muziko tubakunda kandi tohoza ku mutima. Nanjye ndawakiriye ngiye kuguruka uko yari yagurutse nanjye ndagurutse uko Yesu yagurutse ageze imawuzi nanjye ndagurutse. Imbaraga z'umwuka wera zije muri njye mu izina rya Yesu. Ibyo nabonaga ngiye kubibona nkuwe mu buzima bw'inkone. Uhereye umunsi birahindutse. Umwuka wera abe muri njye. Imana ikoresha iby'ubutwari, amavuta n'umwuka wera abane nanjye. Nk'uko wabwiye Nikodemu kubw'amazi no kubw'umwuka wera ntabwo azajya mu bwami bwawe. Nimara kumva ijambo ryawe nemeye kubatizwa mu mazi menshi no mu mwuka wera mu izina rya Yesu. Kubatizwa mu mazi menshi ani arihe tukamama wi enema ndo topi ene kuta zerere boshena si ka enema ndo lawi mimi topi ene kuta la si zerere bo ngavuga ngo mwami Yesu nanze satani imihango ye yose nimara kumva ijambo ryawe nemeye kugera ikirenge mu cyawe nemeye kubatizwa mu mazi menshi. Uyu munsi ngiye kugira itorero mbarizwamo, nanjye mbatizwa mu mazi menshi. Uyu munsi wa none ijambo ryawe ni rizima. Ukwiriye nkone
numvise ijambo ryawe igakurikira Filipo ikabatizwa mu mazi menshi ikamusanga mu butayu. Nanjye Yesu nimara kukumva nk'uko wavuze ngo tugende mu misozi abariyo tubabwire ibya Yesu, ijambo ryawe ni rizima, ankureho karande mu izina rya Yesu. Uyu munsi nk'uko wapfuye ukazuka, nanjye ndazutse, nanjye ndazutse, nanjye ndazutse, mfananye na Kristo, zukanye nawe mu izina rya Yesu. Abakureho umugabo n'urubanza amwuhagire mu izina rya Yesu. Abari barasubiye inyuma, ababivuyemo bajye mu busizi, bajye mu busambanyi, bezesha amaraso yawe, bakureho umugabo n'urubanza. Kristo wamenekeye amaraso ku musaraba, nibahabwe imbaraga nshya mu izina rya Yesu. Ndabasenga mimitopi ene kutarasa, nubagendere, nubane nabo, nubiyereke, nubabereke urugamba. Ni wowe mushumba utazimiza intama, ni wowe Mana igira neza, uri umubyeyi wacu, uri ibuye rizima. Biyereke muri byose mu izina rya Yesu, amen. Uri Imana ikomeye, uruwera wa Isirayeli, ugira neza buke bukira kandi batabara. Bera amaso ubwoko bwawe, kandi buri muntu wese ahure nawe. Uremera amashimwe mu izina rya Yesu, amen. Tuguha ikaze kuri Festive 21. Ndabashimye kandi nezerewe Imana ko munyakiriye ku murongo ku kinyamakuru cyanyu. Imana ibahereza umugisha. Ntabwo ari ubwa mbere Theo duhuye kuri Festive 21. N'ubusanzwe abakunzi bacu basanzwe bakuzi. Bwa mbere niki uri bubwire abakunzi ba Festive 21? Icyo nababwira ngo Imana ije gukora imirimo n'ibitangaza ku bantu bayiringiye. Nicyo kintu nababwira. Kandi nabwira umuntu wese urimo unkurikiranye, urimo yumva ijambo ry'Imana, cyangwa se umukunzi wanjye ukunda kunkurikirana ku ijambo ry'Imana, namubwira ngo umuntu wese uri buze kuba maso, ari buze kubona ukuboko kw'Imana uyu mwaka utararangira. Urarangira afite amashimwe, kandi abari bafite amavatentebutse naje kubabwira ngo hari Yesu uje gukora imirimo y'itangaza. Uyu mwaka ugomba kuzarangira buri muntu wese afite amashimwe y'imirimo n'ibitangaza Imana yakoze ku buzima. Arabyumvise, kandi noneho tugize amahirwe kuba tugusanze uri kumwe n'abashiki bacu, abagabo n'abagore, muriho mushima Imana. Nimba atari ibanga, ni ibiki by'ingenzi muba muriho mushimira Imana kandi muyisaba? Turashima Imana. Imana yakoze imirimo y'itangaza. Nahangandi kumwe n'umudamu wanje. Imana yaduhaye umwana, tunezerewe. Imana ari hafi hano. Yakoze imirimo y'itangaza, twagiye tubona ineza y'Imana kandi Imana ikora. Gusa icyo nababwira abakunzi banjye, numvaga nabasangiza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riba mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho 15, havuga ngo hanyuma y'ibyo Aburahamu ajya gusenga. Hanyuma yuko yarabuze urubyaro kandi ari umugabo abana n'umudamu, byari byaramucanze. Ariko natangariza umuntu wese unkurikiranye, ari uwo mu bihugu byo hanze, ari uwo muri Tanzania, ari uwo mu Burundi, ari uwo mu Bubiligi, ari uwo muri Amerika, mu bihugu by'Uburayi bitandukanye, ndetse n'abari mu ntara nyinshi zitandukanye z'u Rwanda, naza kubabwira ngo hanyuma y'ibyo mubona hari Imana ikora imirimo y'itangaza. Nakwibutsa ko umuntu ugeze mu ishuri rigoye ntago yageze mu ishuri rirenze rya Aburahamu. Aburahamu yabananye n'Imana, avugana n'Imana mu Itangiriro ibice bya 12, ubwo Imana yamubwira ngo siga so na nyoko, usiga n'ibigirwamana ujye mu gihugu nzakwereka. Aburahamu ahaguruka n'umuryango we n'ibintu bye byose, ahagurukana na Loti. Ariko kubwo guhagurukana na Loti, Imana ntiyavugira ceceka, igihe kiza kugera. Rero hari umugambi Imana ifite ku muntu wayo. Rero ngo Loti arahaguruka yibwira yuko azajya ku mugisha wa Aburahamu. Natangariza umuntu wese uri mu nyumva cyangwa se ukurikiranye ijambo ry'Imana, hari abahaguruka ku buzima bwawe bashaka kugira ngo bazarye ku mugisha wawe, ariko Imana izabima umubare w'ibanga, izabima password, kuko Loti Imana yamwimye umubare w'ibanga wa Aburahamu. Birira ngo icyo gihe ngo uyu Loti ndetse yari afite abagaragu, ndetse na Aburahamu afite abagaragu, ngo igihe kiza kugera rero ngo Imana ishwanisha abagaragu ba Loti n'Aburahamu, irabatandukanye, iravuga ati rero ni ngombwa kugira ngo Aburahamu nzamuhereze umugisha we wenyine. Rero iyo uvuganye n'Imana uvugana n'Imana ku giti cyawe. Rero umuntu wavuganye n'Imana naho abanzi bahaguruka ntacyo bazagutwara. Iyo wavuganye n'Imana nta muntu uzagira topi ene tandurasire, nta muntu uzakwambura umugisha wawe wahawe n'Imana.
imubwira mu gitabo cy'itangiriro ibice byaho 12 ijambo ry'Imana vango araruye iramubwira ngo yewe Aburahamu haguruka ujya mu gihugu uzakwereka nzaguhindura ubwoko bukomeye iramubwira ngo nzaguhindura umugisha iramubwira ngo uzakwifuriza umugisha azahabwa umugisha iramubwira ngo kandi uzakuvuma nanjye nzamuvuma hari ijambo Imana yavuganye n'abantu bayo kandi iryo jambo nta muntu n'umwe uzajya uzarivuguruza Imana nihabwe ikibazo biravango rero Aburahamu icyo gihe kubera kugena na Loti atinda mu kigeragezo iyo uri kumwe na Loti araruye Imana irakwihorera ngo yabaye mu ishuri agera mu myaka 99 nta rubyara agira niba hari ikigeragezo kigoye cyangwa se kijya abantu bahura nabyo no kubura urubyaro ariko turashima Imana ko Imana duha urubyaro tugarutse hano nkuko uri gusobanura byinshi uturubyaro uri gusubiza kimwe mu bibazo abenshi babaje gusengera hari naho tujya twumva ngo ingo zirasenyuka hirya no hino ntabwo iyo muri hano muri mu mavuta y'Imana ntabwo mujya mufata uyu mwanya ngo musengere ngo Satani ariho asenya turazisengera ndetse hari n'ababyeyi baza hano barabuze urubyaro tukabasengera Imana ikabahereza urubyaro rimwe na rimwe nimudusaba gukorana ibiganiro harabazaza banashime n'Imana bavuge n'imirimo n'ibitangaza Imana bakoreye dufite ibihamya bo ubwabo nibo bazabyivugira ariko icyo twababwira nuko niba nicyo natangarizaga abakunzi banye nababwiranga ngo hanyuma y'ibyo kubw'iryo jambo navugaga Aburahamu abuze urubyaro yagiye imbere y'Uwiteka nkuko natwe twaje imbere y'Uwiteka ngo ako kanya Imana irangije iramubwira ngo yewe Aburahamu araruya iramubwira ngo uko ureba umukungugu uko ureba zira nyenyeri iramubwira ngo imusokana nijoro aramubwira ngo nararame ngo atangira kureba mu kirere aravuga ngo uko utabasha kubara zira nyenyeri niko n'urubyaro rwawe ruzangana ngo Imana imumuhanyiriza no gukiranuka ku murongo wa 6 natangariza abakunzi banjye cyangwa se abakunda kudukurikirana mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana nababwira ngo ijambo Imana avuganye nawe niba yarakubwiye ngo nzaguha urubyaro izaruguha ni Imana itabesha niba yarakubwiye ngo nzagukorera ubukwe izagukorera ubukwe dufite abantu Imana irimo igenda ikorera ubukwe ndetse ndumva mo hano turafite abo tugiye gushyingira rero Imana irimo irakora imirimo yitangaza ibyo iri kuvugana natwe iri kubisohoza hanyuma noneho tugana ku musozo igihugu cyacu uzi aho kivuye naho kigana kandi gikeneye amasengesho mu ijambo ry'Imana rimwe niki mukora kugira ngo mukomeze musengere igihugu cyacu kirusheho gutera imbere kandi umutekano ukomeze kuganza icyo dukora dufata umwanya wo gusengera abayobozi bacu no gusengera inzogo z'umutekano kandi tubona ko hari ibintu Imana igenda ikora kuko ubuzima budasenga nta kintu buba bumaze rero turabona ko yaba ari twe ubwacu ndetse n'abanyarwanda dufite umutekano rero kuba dufite umutekano rero no kubera ko hari ibyo Imana igenda ikora mu buryo bw'amasengesho mu gusoza wa mudamu wawe ariko namubuze kandi wari wamuhamagaye mwamusanga hariya neza mubyeyi amahoro ya Kristo kuri twese hamwe ko numva wananiwe ntago ari cyane iyo waje gusenga uri kumwe n'agahinja kawe umutima wawe wumva bimeze bite numva nezerewe cyane iyo ndeba agahinja kanjye numva nezerewe cyane akarusho noneho uri kumwe n'umutware wawe biba ari byiza iyo ndi kumwe n'umutware wanjye hari benshi baba batazanye nabo ariko akarusho nyine iyo dusengana kandi twese twamamaza umwami Yesu aba ari byiza biba byiza kurushaho hari abadamu rero uyu munsi bashobora kuba bavuze ati ari umudamu yaratese usengana n'umugabo we rwose banezerewe n'umwana wabo wababwira iki ni byiza nabashishikariza kubwira abatware babo ngo bajye baza gusenga kandi n'abana bungutse babashe kubatoza inzira yo gusenga kuko gusenga bivamo umumaro gusenga niho hari ubuzima gusenga niyo mibereho umaze igihe kingana iki ushinze urugo nimba atari ibanga maze umwaka ukaba uri incabwenge bigeze aha byo gusengana n'umugabo wawe maze umwaka ariko nyine n'umukobwa narasengaga nyuma ingo ziri gusenyuka rero cyane wowe tushimye Imana ko dusanzwe uri kumwe n'umugabo wawe ntekereza ko Satani ubanza atabona aho amenera ingo ziriho zisenyuka niki uri bubwire abanyarwanda badukurikiye by'umwihariko bari kuri Festival 21 ingo ziriho zisenyuka rero ntago napfa kubimenya ngo ingo ziriho zisenyuka ziri gusenyukishwa n'iki ariko nyine hariho abagabo baba badakunda gusenga cyangwa se n'abagore baba bakaba badakunda gusenga ariko muri byose ubundi Yesu niwe yavuze ngo
kubaho Uwiteka nibwo bwenge ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Byaba byiza rero kurushaho bose batoje umurimo wa gikristo, umugore akaza gusenga, umugabo akaza gusenga, ariko cyane cyane ubundi abagore rero bakunda kugendera urugo. Hanyuma iyo uriho usenga rero uri kumwe n'umugabo wawe, ndagira ngo umbwire ibanga ry'ibintu buri gusaba Imana, uvuga uti Imana yanjye, Mana wandemye ukampa yisura ukandema gutya, icyo nifuza kunkorera ni iki ngiki, ni iki uri ubwira Imana? Bandimo mbwira Imana nyine ngo idufashe dukomeze umurimo mwiza wo gusenga Imana, kandi nyine gusenga biba byiza kubera yuko iyo nsenga n'umutware ndamufasha tugasenga Imana, inzira zikabasha kuboneka neza, tugasenga nyine. Muratashye rero nimugera mu rugo murafatanya gushaka ibyo kurarira? Oya, turi mu bihe byiza byo gusenga. Turi mu kwiyiriza ubusa no gusenga. No kwiyiriza ubusa. None se wowe wiyiriza ubusa gute bebe kandi agira ukuntu nyine yigenza? Njye ntabwo niyiriza kubera ko nonsa kugira ngo n'umwana abashe gukura neza, nabandi kwica ubuzima bwe. Njyewe nyine kubw'ubushobozi mu gitondo mfata agakombe k'agakoma n'umuneke, nimugoroba nkagenda nkateka nkarya. Reka tugushimire kandi tukubwira ngo rwose ukomereza aha, aya mavuta ni meza cyane pe. Uyu mujene nawe utwibwire kuri Festival 21. Ya murakoze, nitwa Nduwimana Hasani. Nduwimana Hasani, nawe tugusanze mu masengesho, ariko ntago abasilamu bajya mu masengesho hano, bajya mu masengesho mu musigiti no mu butayu, muza gushima Imana hano ukiherera neza. Ya abasilamu barasari mu musigiti, ariko njyewe ukuboko k'Uwiteka kwangezeho. Ibyo ngibyo bisanga muri Ezekiya 37 kumanuka, ukuboko k'Uwiteka kwangezeho kumaze kongeraho uyu munsi wa none nkaba ndi umuntu ushima Imana muri ubu buryo unsanzemo. Ntabwo ndi bujye kure kukubaza byinshi cyane ko nsanze uri mu masengesho, ariko ndagira ngo usobanurire abakunzi ba Festival 21 nk'umuntu w'umujene, uracyari muto byari byose, nimba wenda uri n'umugabo uraza kubitubwira, ariko iyo ubona wowe ufata umwanya wawe ukaza gushima Imana mu gihe hari abajene bagenzi bawe batajya bashyira Imana imbere, mu mutima wawe niki, nirihe banga riba ririmo? Ya birambabaza cyane, kuko ntago urubyiruko rwakagombye kubaho rudasenga, kuko burya iyo uri umusinzi, niba uri umusinzi Imana izaguha umugore w'umusinzi, kuko nta handi muzahura usibye kuri comptoir. Ariko nuba usenga Imana umugore ntandi uzamuvana mu masengesho. Rero iyo mbona urubyiruko rwinshi cyane cyane nk'iki gihe, mbona ikintu cyeze ni ibintu by'ubusambanye cyane. Ibintu by'ubusambanye cyane muri Yesaya no wambwira ngo abakobwa reka mbirebe kugira ngo ntaza kuvuga, ngo kandi Uwiteka aravuga ati abakobwa b'i Siyoni bafite ubwibone. Abakobwa b'iki gihe bafite ikintu kijyanye n'ubwibone. Iyo mvuga abakobwa bajyana n'abasore, abasore usanga bapokese, abasore usanga bakora imico itari myiza. Ngo kandi bagenda bashinze amajosi, ngo bagenda bashinze amajosi, ngo barebana amaso y'ubuhehesi, bambaye imyenda y'ubuhehesi. Urumva already niba umukobwa arebana amaso y'ubuhehesi, umusore nawe agenda yadegaje igituza ngo bambone yuko ngiye nateruye icyuma. Ariko si ibyo byose bimaze iki? Ni ibintu nyine by'iki gihe byaje, ariko ni nayo mpamvu ngiye mbashishikariza kugira gute kuyoboka Uwiteka, bakumva ibyo bababwira, bakumva ibyo Umwami Yesu avuga, kuko ari byo shingiro ry'ubuzima. Kubaho Uwiteka bitanga ubugingo. Reka tugushimire rero nimba mu byo tuganire kuri Festival 21 nta cyaba kigusobwe gucyongereho. Kuri Festival reka mbashimire cyane. Mbashimire cyane, kandi ubutumwa muzabugezaho bugomba kugera bugira abo buhindura. Okay. Mani guhumugisha. Murakoze cyane.